Hi guys, ni Jado Senet Media nk'uko bisanzwe. Waba ushaka gucreatinga YouTube channel yawe kugira ngo nawe ujye mu ba miliyoneri batunzwe na YouTube channel? Twagiye. So urabanza rero urajya muri Google Chrome yawe wandikemo youtube.com nkuko mubibona hano hejuru, youtube.com. numara kubyandika rero ukora search, baguha table imeze gutya. Ikintu ugomba kubanza gukora, urabanza telefone yawe igire desktop, urabanza uyigire nka machine, urakanda kuri utudomo dutatu hejuru tugendane. Numara kudukandaho uscrolling down, uze hano hasi ureba hano handitse desktop site. Muri aka kadirishya bari kukandamo hajyamo akantu k'akavi, akadirishya kangaka ugakandemo. Nugakandamo urahita ubona bikoze search bihinduke. Ubwo telefone yawe turaba tuyigize machine. Tegereza akanya gatoya kuko bari kongera gutangira, banze ino table irangire. Urahita ubona table imeze gutya. Numara kubona table imeze gutya, urahita ujya hano hejuru handitse sign in, uhita wakanda. Nusanga hatariho sign in, haraba hari akantu kameze nka profile k'agatwe. Ubwo urabusanzwe Google yawe warayisigningiye ahubwo udafite YouTube channel. Ubwo urahita ujya hano handitse create YouTube channel, ariko reka tugende ku murongo. Urahita ukora kuri sign in. Tubanze nuvuga ngo tugiye gufata email yacu tuyihuze n'iki, tuyihuze na email yacu, tugiye kuyishyira muri Google Chrome. Twandika ahanditse Uwiringiye Ange, tuhakande. Ubwo nawe urahita ubona izina ryawe urikandeho kugira ngo YouTube urahita ukanda ku izina ryawe kugira ngo email yawe yihuze na Google, kubera ko Google niyo n'ubundi ikontrolinga YouTube channel. Kuvuga ngo YouTube channel n'ubundi ni za Google. Hareta haza wowe nimba Google yawe yari ifite email, uraba ufite kariya kantu, kano ga profile kari hejuru, kanze nka zooming, kubera yuko email nshyizemo ari Uwiringiye. Murabona ko kanditseho U. Nuba warashyizeho ifoto, sibyo kari bake bashyiraho ifoto, haraba hari ifoto yawe. Niba nta foto yawe iriho, haraba hariho kano ka U. Ubwo rero numara gusigninga in, cyangwa se ukaba wafunguye ugasanga umaze gufungura youtube.com ugasanga kano kantu kari ka profile hejuru, ubanje no kwigira desktop. Ubwo icyo gihe urahita ukanda kuri kaga profile kawe. Nukanda kuri kaga profile kawe, urahita ubona ahantu handitse ngo create channel munsi ya zina ryawe. Ubwo bari kukubwira ngo creating YouTube channel ukoresheje email washyizemo. Urahita ukanda kuri create channel. Numara gukanda kuri create channel, urahita ubona tabure imeze gutya. Abenshi rero ubusanga bafite YouTube channel ariko z'amazina yabo ya email. Urabihindura. Tuvuge wenda turi gushaka creatinga YouTube channel wenda ibibera ku mihanda. YouTube channel yitwa ibibera ku muhanda. Urahita uzana kuri name, hari izina rya email yawe ubisibe, wandikeho ibibera ku mihanda. Tugiye kuyita ibibera ku mihanda.
ibibera ku mihanda. Ushatse wabifatanya cyangwa ntubifatanye, byaterwa na YouTube channel yawe uko bimeze. Ibibera ku mihanda. YouTube channel yacu tuyise ibibera ku mihanda. Murabona ko na hano hasi hari handitse Uwiringiyimana, hahise hajyamo ibibera ku mihanda. Bahita bakreating icyo bita hando itangizwa na arobase. Uzarebe kuri YouTube channel z'uwo ari we wese, nuba uri kureba video uzase nk'ureba hasi aka kazina kaba, ubundi rino zina ryo hasi rya hando niryo rigutandukanya n'undi. Nuvuga ngo nk'ubu ngubu yaba hari undi muntu ufite YouTube channel yitwa ibibera ku mihanda, hano babambwiye ko ngewe kuri hando hariho wenda ndi ku mwanya w'100 n'urugero na 20, hakazaho no mubare, ndetse bakaba bashyiraho n'utundi tubare twa duto kugira ngo dutandukane na ba bantu. Bivuze ngo ino hando niryo zina rya YouTube channel yawe ryihariye, niyo abandi mwaba mufite the same name. Hashobora kuba hari abandi bafite ibibera ku mihanda YouTube channels, ariko wowe hasi ugahita bashyiraho amakode kugira ngo utandukanye nabo. Kubera ko ahangaha rero nta wundi uyifite, ubwo murabona ko hoho biri gukunda ko ihita igira gute yijyanamo. Iyo urangije kwandika YouTube channel yawe name, bagwaye hando, kuko hando yo barayiguha cyangwa nawe ukakreating indi, ariko ukagenda ureba nimba aka kantu kavivuka. Aka kantu yo katavivutse, sorry, aka kantu yo katavivutse, iyo hando ibitarakunda. Kaba kagomba kuba gafite V apana cross. Ubwo ngubwo ugahita ukanda kuri create channel, ugategereza ko yicreatinga. Voilà, ugategereza bikarangira. Urabona ko bahita bakuzanira tab imeze gutya. Hahandi hari ya profile yari iriho isizaho bivuze ngo name of the channel is changed, yahindutse. Ubwo iyo umaze kubona ibi ngibi, kiba gisigaye no kugira gute, nugu shyiraho ibihangano byawe. Nimba wumva wifuza ko tuzakwereka ukuntu wapostingaho video cyangwa se ukuntu uploadingaho video n'uburyo washyiraho amafoto, mujye mubona ko hari igihe ujya kuri YouTube ugasanga hari ifoto bakanakubwira ngo utereho comment. Nzabibereka muri video itaha. Nimba mushaka mwandike muri comment nimba mubikeneye, tuzakorana video itaha tugaragaza ukuntu uploadinga video, uburyo washyiraho ifoto, wapostinga ifoto, n'uburyo wakora short video cyangwa se turato video mujya mubona tugufi ya tuba turi kuri shorts mujya mutubona. Hari uburyo bwo uploadinga video nini. YouTube yemera ko video ibujya muri video nini banaguhemberaho ari uko irengeje iminota 3. Hanyuma iyo iri munsi y'iminota 3 iba yabaye short, ijya muri twa video dutoya. Hanyuma hari n'uburyo wakaploadingaho cyangwa se wapostingaho ifoto. Ibyo tuzabireba muri video itaha nyuma mwabishatse, kuko muzambwira tubikoreho. Hanyuma ikindi tuzakora, tuzajya no muri setting turebe se ni gute wagera gute uploadinga video, nize setting wagera gute wasettingamo. Murakoze mwebwe gukanda subscribe abatarayikoze, abayikoze nabo mukorera like and share. Turi kumwe, ciao ndabakunda.